umukinnyi bita Yusuf ni umukinnyi wakoraga de difference muri championnat yacu kumutakaza noneho mu buryo navuga bugayitse ku buryo wenda n'umubano mwiza hagati ya Rayon Sport na Raja ushobora kuba bitaragenze neza ku buryo nditaza abantu undi mukinnyi muri football hari ibintu nemera umukinnyi kumutakaza agiye cyangwa se aguzwe amasezerano ararangiye birashoboka kuba mudashaka kumvikana yongera amasezerano cyangwa se ugatakaza umukinnyi kubera ko hari ikipe yakubise kofi hasi ikamutwara ibyo birashoboka ariko uribuka Rayon Sport yatakaje Diarra muri Algeria ntabwo wavuga ngo uriya mukinnyi wamutakaje mu buryo wenda muri management muri poor management ni umukinnyi wigaragaje biba ngombwa yuko ugira umukinnyi yari amaze amezi nk'atandatu yarasigaje amezi atandatu haza bite igaragara ku meza itanga amafaranga Diarra aratakazwa ariko mu by'ukuri ugiye kuyireba uburyo twatakaje Yusuf ntabwo bwari mu buryo bwiza wajya gushimiramo umuntu wari wese byaba byaraturutse ku buryo bwa Rayon cyangwa se bwa Raja uhaho wari wese bwaturutse umukinnyi ukomeye umukinnyi ukora difference equipe iramubunga usanga henshi ariyo niyo diama equipe bifite ibyari gushoboka byose ariko Yusuf akahaguma yari yo kudo chapeau ya mbere yagomba guhabwa ku bibuzi bwa Rayon Sport kuruta uko uvuze ngo umukinnyi yaragiye byaragaragara hari twese turi hano wenda n'urugero turi hano turi bane umuntu nta muntu utabona akamaro ka Yusuf muri champion zero umukinnyi ukora difference ariko se nyine hagendeye hakaza Isenu ntabwo wasimbuza Yusuf na Osenu icyambere cyo tactiquement ntabwo bakina bimwe umwe ni umukinnyi ukreya wasista match undi ni umukinnyi utsinda Felix Abdul Jabbar gakuba n'ibindi bintu byose aho ngaho namazina menshi cyane ntajya mvugira rimwe bisaba kuyavuga mu maseri waramutse neza Lorenzo waramutse Maticho waramutse Kazungu ikaze kuri Radio 10 murakoze cyane by'umwihariko nishimiye kongera kwicarana muri studio imwe na Kazungu Clever usanze tuvuga kuri Yusuf wagiye agasimburwa na Esenu nawe ukumbuye kongera koga amaso kuri dupase twa Yusuf absolutely Kazungu buryo umupira kujya mu kibuga tukabona ikipe ngo yatsinze 4 yatsinze 5 ariko nta spectacle yabayemo nta buryohe burimo ko tubona ko ari wese tuganisha yes ko twebwe babasaza bakiriye tuvuga ko hari ibintu bitaturyohera mu mupira b'iki gihe baravuga ko abakinnyi baba muri Amerika y'Amajyepfo bagiye Burayi bakabaforomata ariko Kazungu ya macenga yabo ya karemano kuko bo bemera kuza umupira aruzi gucenga no kugumana ariko hari abo tubona batanga spectacle kandi bakabana efficace mu kibuga bagatanga resita urugero nka Bruno Fernandes uyu munsi arimo rongerwa amasezerano mu ikipe ya Manchester kuko ni umukinnyi ufitiye akamaro Manchester iyo ugiye kureba Manchester ubonamo umukinnyi nka Bruno Fernandes ubuziko hari spectacle uri bubone hari abakinnyi batanga spectacle kandi bagatanga na resultat passe decisive n'ibindi byose kuko uyu munsi nkuko murimo murabivuga nge mpamya ko 80% y'ibitego Rayon Sport yatsindaga ni Yusuf na Onana niwe wabigiragamo uruhare aroro bamaze kuvamo Yusuf yaragiye Onana abahanze kubera imvune amezi arenga 2 n'isi sibyo uyu munsi turimo turabona absence ye mukanya mwavugaga kuri Eseno na Yusuf n'abakinnyi babiri utagereranye daboro n'imikinire iratandukanye kuko uriya ni umukinnyi ukinisha imbaraga cyane ariko techniquement si mwiza cyane Yusuf yari umukinnyi ukinisha ubwenge cyane nawe akagira intege nke mu gihe batakaje umupira ariko ukabuzi ko mu gihe mu ufite aragira icyo kumarira nka Ozil yes ariko muri Arsenal cyangwa muri Real Rayon Sport rero Matish igeze mu gikombe cy'amahoro navuga ko yagize saison mbi kurikira n'ubundi saison mbi cyane yagize umwaka ushize mu gikombe cya championnat besa nkaho nta garuriro ariko bashobora gusova saison yabo batwara igikombe cy'amahoro murabirota murabishoboka biragoye icyo ni kimwe iyo ugiye kureba kuri yaba karite y'abakinnyi yaba uburyo donc equipe tureke kuvuga wenda no kubakinnyi gusa ariko akakora n'akantu gakomeye kuko hari Rayon Sport tuzi itari ikomeye mu buryo bwa structure ariko y'abakinnyi ubwayo individuality batwaye igikombe Rayon Sport y'Inyanza itari ikomeye nta bakinnyi yari ifite
uribuka ko nibwo twari dufite bari abana ba Sefu ba Savio basavyo baje inyuma rero yatwaye igikombe 2013 basavyo baza 2015 oya ahubwo turi i Nyanza burya wari umwaka wabo wa mbere barimo babongeramo yuvuga Rayon Sport yatwaye igikombe Nyanza yari 11 badasimburwa bafite Sekamana wenyine Sekamana wenyine wasimbura urumva Abasefu waje nyuma nyine Rayon Sport ari ku rwego rwo twari igikombe cya champion ariko rero yatwaye igikombe cya champion yari 11 idasimburwa babakinnyi bakina niyo yaruha araguma muri Kambale Sari tugume muri iyo individuality navugaga nuvuga ngo hari ukuba equipe aho banyine umwe ku wundi bakomeye ni uyu Murundi Amisha Trike Kambale Sarita Fuad Kanombe w'umunyarwanda nawe n'aba Fuad yari abakinnyi umwe ku wundi babandi bakina bagakora itandukanye nukuvuga ngo bari abakinnyi nibura bigaragara yuko malgré nubwo wenda equipe comme equipe guhera kuri administration kugera muri staff n'abakinnyi ntabwo yari ikomeye ariko abakinnyi b'ubwabo bari bakomeye ku buryo bashobora gutwara igikombe si ngombwa umutoza ukomeye cyane kuko bo urwego bari barurwabye iyi rero y'uyu munsi wa none ni Rayon Sport itandukanye ni Rayon Sport itandukanye mu by'ukuri biragoye ko wavuga ngo wenda ubushize nazanga mvuga igikombe kuko buri iyo champion igitangira akenshi ubabona uvuga uti iriya la qualité y'abakinnyi ndi kubona birashoboka wenda phase retour hari ikindi gice cyo kongera mu kavuga uti nshobora kongeramo imbaraga mbaye muri phase kuko niyo mibare nge nabara nabako muri phase retour tutaratakara cyane turi kuri 2-3 tutatarimo difference y'amanota angana kuri ngayo badusize muri phase nibura Rayon Sport ni equipe tuzi muri phase retour yongeramo imbaraga zishoboka yes ku buryo muri ishobora kurekipera ya manota yatakaje muri phase re ikarekipera muri phase retour uyu mwaka twabonye Rayon Sport itandukanye muri phase turo kungiramo imbaraga ahubwo zirenze ahubwo yongeyemo iziri munsi paraporo izo yatangiranye mwazanye abo busa ngo ntacyo basaba nuba ngo rero si mwe mwazanye babukuru Christophe muzana ba Piero Ishimwe Keve ba Ishimwe Keve Piero bama amafaranga ndavuga abakinnyi basinye badaha amafaranga uko bazakorera umushahara ibukuru Dinjeke bazakorera umushahara nukuvuga ngo rero na Dinjeke yarahawe byari bigoye ni nka Piero byari bigoye ko muri phase retour malgré amadeshe Rayon Sport yagaragaje muri phase byari bigoye ko yose yari kuyasimbuza ntabwo byari gushoboka ntibishoboka ariko imyanya niba uhabwa ariko imyanya yari hawe Matici ntabwo tumvikana aho ngaho kubarekura n'ubu ntibishoboka ko bari bafite amasezerano ahubwo imyanya wahawe uko ko Ferwafa bongeye imyanya 3 kandi rengira ngo yari ifite imyanya 2 iyi 5 yikoresheje iti ese ugiye kureba ubundi iyo myanya 5 ugize amahirwe nibyo nimo ndakubwira tugeranyije ku madeshe urumva iyi 5 uzanye bukuru iyi 5 uzanye Shimwe Keve abose n'abakinnyi bananiranye ese urabashoboza iki nibyo navugaga iyi 5 ariyo sibwo uzaje umuzamu yaje ryari yaje mbere umuzamu yarari mbere Kwizera Olivier yarari yongera amasezerano mbere ariko nabwo tugiye kureba ntabwo twavuga ko Rayon Sport ntabwo Kwizera Olivier ari umukinnyi wongeyemo ko ahubwo ni umukinnyi batinze kumvikana ko ari umukinnyi yari kuri list champion atangiye Kwizera Olivier ari umukinnyi wa Rayon Sport ari kuri list ya Rayon Sport ahubwo gukomeza kutumvikana kugira ngo bagere point bahuriraho nibyo byatumye Rayon Sport igira ikibazo kugeza aho uyu mwana Adolphe uyu munsi wa none ari we uyoboye so ni Rayon Sport warubuze kongeramo abakinnyi 5 narakarengaho ariko se ugeranyije amadeshe technique twabonye muri phase na precision Rayon Sport yari ifite phase twari yari ikipe yo kongeramo abakinnyi 5 yari ifite amafaranga yo kugura abakinnyi 5 beza reka ikibazo s'ubushobozi cyari iki nakubwira Rayon Sport yaguze abakinnyi barenga 8 none se baraguzwe bizwe bavuye bakomeye reka nkuba Lorenzo Ismaila Duruza amafaranga yaguzwe nyakubwira ngaho bakikubita hasi Davis Kasirye abanyagicumba aribo bamuzanye agakina match y'Igisenyi amafaranga yaguzwe umuntu yakubwiye wakikubita hasi sibyo nukuvuga ngo impamvu bitantangaza bya Diarra West Africa nta recruitment ibaho cyane bakora umushahara buryo bashinaha nibyo bisa nk'ibibatangaje muvugana umushahara nta recruitment bahabwa niyo mpamvu rero nka Diarra aje umuhamake kubera ko iwabo nta recruitment ibaho nukuvuga ngo hari ukubanza kureba ese muri equipe mfite nkeneye umukinnyi umeze ute ngewe akabazo cyangwa se la côté ya moins iri faible ndayishyira kuri comité de recrutement ya Rayon Sport mu by'ukuri uyu mwaka baye mu Rayon Sport Rayon Sport dufite nyine uyu munsi ihari Felix Rayon Sport ihari dufite uyu munsi itomboye Musanze FC mu gikombe cy'amahoro
wenda yarota kuba hari aho hari icyo yakora muri sezo mu gikombe byongeraho cy'amahoro. Musanze imeze neza. Musanze FC imeze neza, baranganyije hano i Kigali umukino ubanza ntibarakina retour, zigomba kubera i Musanze. Bivuze ko muri amezi make abiri asigaye bagomba gukina imikino ibiri na Musanze FC. Yes. Kuri wa mbere bagomba gukina umukino ukomeye cyane mu karere ka Musanze. Rero Sport hari icyo abafana bakwizera Ni nayo match navuga. Bon, bagaruye abakinyi navuga cyane cyane uwo mvuga cyane ni Onana. Onana ariko twibuke ko amaze amezi abiri adakina. Minsi 68 ntabwo yakinye guhitaza muri iyo competition. Guhitaza muri iyo competition agahita afatisha kuri match nkiriya, nkeka ko ari ibintu bishobora kuzaba bigoye. Kuba bashobora kuba bagira icyo bakora i Musanze birashoboka, ariko biranagoye. Impamvu ku kibuga cya Musanze twamaze kubona ko ama equipe ahakura amanota ni make cyane. Statistiques zigenda ni Polisi yakuye 3 muri championnat, Polisi na Kiyovu. Nta yindi kipe irahakura amanota 3. Birakwereka ko Musanze ibyaza umusaruro. Ko nayo Kigali yarayinaniye. Barabanje kimwe. Kuvuga ngo iwabo bahabyaza umusaruro. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane. Niranagiye muri championnat. Icya kabiri hari match ebyiri Rayon na Musanze i Musanze. Hari yo kuwa mbere igikombe cy'amahoro, hakaba ni ya championnat Rayon Sport zajya Musanze. Icya kabiri ni Musanze moralement ihagaze neza. Yerutse kuramo ira equipe y'Intare, usibye ko nta gitangaza cyari kirimo, ariko ku mupira, ku muntu wabonye umupira. Yes. Ku muntu wabonye umupira. Byari bihabanye cyane. Ku gice cya mbere Musanze ntiyawukoraga. Ofete Intare nibo bayoboye umupira. Ariko Musanze bawurushaga akabukuru gukora bike ariko bitanga umusaruro. N'umutoza ariko nanone n'umutoza. Kandi tuvuga abakinnyi turadupfobya Ouna. Kandi akazi gakomeye kakozwe n'umutoza. Mu gice cya kabiri Rodifu na Didier na Ndori baribura. Yakoze akazi n'icyo umutoza yakoze mu gice cya kabiri. Kuko wabonaga ko bashobora gusa naho bashaka kwira, ariko mu gice cya kabiri twabonye Musanze itandukanye. Bo barakurekaga abana bakaza bagakora possession, abandi bagakora contre attaque igitego. No kuvuga ngo imbere y'izamu babaye efficace. Icyo nanabakundiye Kazungu ni equipe yakiriye ama occasion make ariko yabyaza umusaruro. Burya rero ni ikintu gikomeye cyane. Hari ama equipe akiriye ama occasion menshi bikananira gutsinda. Bikarangira ari 0-0. Nk'Intare icyo navuga ngiye nakunze kuri bo byibuze barahageraga. Hari amakipe makuru atanahagera. Icyo rero ku rundi ruhande rumwe ni positif. Icyo babura ni ya experience ngo tugeze muri situation nk'iyi bigenda gukora. Ikibikwereka bakimara gutsindwa igitego cya mbere abana bavuye mu mukino. Naho banatsindiwe. So imusanze navuga ko Rayon Sport izaba ifite akazi katoroshye. Mfite amatsiko yiye mace kwa mbere. Izaba ifite akazi katoroshye, ariko nanone sinavuga ko bidashoboka. Amafaranga ni nayo ikintu dukeneye kwibazaho. Lorenzo, wewe umusanzu nabizi bikurikirana. Amafaranga kare gashyiramo n'abacuruzi bahariya. Bo ni bavuga bati iki ni igihe cyo gutwara igikombe cy'amahoro natwe tugasohoka. Of course ngira ngo edition y'igikombe cy'amahoro ko Musanze ntiyatwara. Musanze FC yagikinnye igikombe cy'amahoro giherukana, niyo mpamvu yaje muri aya equipe adakomeye. Musanze ntiyatwara preliminaire. Musanze ntiyatwara igikombe cya championnat biragoye. Ariko mu gukuranwa mu gikombe cy'amahoro yagitwara cyane. Ko Musanze imbere igihe Musanze ifite abakinnyi beza. Umukinnyi bita Yusuf